Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugereho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwe kugira dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe cyakozwe, wazagirwaho ukabona hari ibibazo 7 byagarutse, ukabona hari ibibazo 8 byagarutse byo mwa kino kizami kimwe wakoze. Ro kugira ukore mwite utsinda, yo gusaba kubona imyitozo yagije kwa bino bizame biba byakozwe. Icyo usabwa rero, ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo 4 ari byo A B C D, ugahitamo icy'ukuri ukacyandika ku gapapuro iyo nyuguti, ukaza kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ibindi byo no kubibutsa gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikizame gishya kizeho, kugira ngo isomo rishya kizeho. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, bino bizame biba byabajijwe, kugira uzahita uyabonera ku gihe. Rero ukanda subscribe aho hasi, mbe usako code ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 0789 935 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure ntibyagukundira guze twigane mu shuri, naho twandike cyangwa duhamagara kuri iyo nimero tukabigufashamo, ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mugiye kuduhamagara kuri iyo nimero, ndakeka ko mugiye kutwandikira, hasigaye ibyo byose tukabibahera ku gihe. Ikibazo cya mbere rero hano kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Uritegereza neza icyapa dufite, ahasigaye uvuge ese kino cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho, gifite impande enye. Kino cyapa gifite umuzenguruko w'umweru, kikagira ubuso bw'umuhondo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo icy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubakiraho amasomo abafasha kumva neza bino bizame byabajijwe, namaze kubakorera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayireba, nagushishikariza kugenda ukayireba kugira ngo nugira ku bibazo nk'ibi by'ibyapa byere kujya bikugora. Iravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Beka ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Seka ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Naho deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iyo ubonye kiriya cyapa ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere, ari we uri kukibona. Ndakeka ko bamaze guhitamo A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 0789 935 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure ntibyagukundira guze twigane mu shuri, tukwigisha mu buryo bwa online ku biciro byo hasi cyane, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare nk'ibyo tubibafashemo. Kabiri avuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa gisobanura iki? Tegereza neza icyapa baduhaye kugira umenye icyapa. Uramaze ukamenya ese icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Gifite rero ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese gisobanura iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo icy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, hakaba hatanyurwa n'abanyamaguru. B ikaba ngo akayira k'abanyamaguru, cyangwa kino cyapa bakagishyiraho bari kukwereka ko hari akayira k'abanyamaguru aho baba bagomba guca. Seka ngo aho abanyamaguru bambukira, cyangwa akaba ari hahandi abanyamaguru bambukira. Reka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano iyo bavuze ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri, babashatse kuvuga ngo B iraba ari igisubizo cy'ukuri, ubwo akayira k'abanyamaguru ndetse na C aho abanyamaguru bambukira biraba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe urabone hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ntihanyurwa n'abanyamaguru. Bino byapa ubundi biri mu byapa bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukikubuza. Hano harimo umuntu usa nkaho ari kwambuka
ubwo bivuze ko hatanyurwa n'abanyamaguru. Habaye harimo imodoka ni ukuvuga ko ntihanyurwa n'imodoka. Habaye harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki. Habaye harimo wenda nka 30 nka kino cyapa kibuza, biba bikubuza ko utagomba kurenza umuvuduko wa kilometero 30 mu saha. Rero hano tuba turi gukosora, turi no kwiga, niyo mpamvu n'ibyo mba ngomba guhita mbibabwira. Rero kino cyapa cyavuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iki? Uburebure bw'ikinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenga metero 11. Ese ni ibihe binyabiziga bitagomba kurenza uburebure bwa metero 11? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo ibifite imitambiko umwe uhuza imipira, ibifite umutambiko umwe uhuza imipira. Mbega ngo ibifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, seka ngo makuzungu, naho deka nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo hano bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, abashatse kuvuga ngo a ntabwo araba ari igisubizo cy'ukuri, b ntabwo araba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na c ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Uritegereza neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami cyakozwe uyu munsi. Ndakeka ko wamaze kugitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibigomba kurenga metero 11. Ibihe binyabiziga? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo D, rero ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hano abantu biba bibujijwe ko wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini, kuko murabizi hari ikinyabiziga bitewe n'ukuntu gikoze, bitewe n'urugendo kiba yakoze cyangwa n'ahantu kivuye, hari ikinyabiziga kiba gishobora guhagarara ahantu umunsi wose. Rero hari ahantu biba bibujijwe ko wahagarika icyo kinyabiziga cyangwa ibyo binyabiziga umwanya munini. Hano hari ahantu bagiye baduhubwa, ahitamo ahanyaho ucyandika igisubizo cy'ukuri ku bapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A iravuga ngo ahatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Mbega ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Ubwo ibyo bimenyetso bibuza byabugenewe bishobora kuba ari nk'ibyapa cyangwa ari nk'ibimenyetso bimurika. Sega ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, naho deka ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze kugitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ese ashyirwaho ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero urahitamo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Tegereza neza mwa bino bisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo amatara abiri ashyirwa inyuma, amatara abiri agashyirwa inyuma. Mbega ngo amatara abiri ashyirwa imbere, cyangwa se amatara abiri agashyirwa imbere. Seka ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, naho deka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara abiri ashyirwa imbere, na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Impamvu rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma no kugira ngo abaturutse imbere babone itara ndetse n'abaturutse inyuma baribone. Niyo mpamvu rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ari C. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure ntibyagukundira ngo uze twigane mu ishuri, uhita utwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26 twakwigisha mu gihe gitoya, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero
ahasigaye ibyo byose tubibahere ku gihe. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Ese mu iyihe ntera? A iravuga ngo metero 100 ku manywa na metero 20 nijoro. B ikavuga ngo iki? B ikavuga ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C ikavuga ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Naho D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni iyihe? Murabizi hano twiga turi no gukosora tunamenya impamvu y'igisubizo bashyizeho. Rino tara nta kuntu itara ryamurika metero, hano kuri A bari bavuze ntabwo itara ryamurika muri metero 100 ari ku manywa ngo kuri nijoro aba ariho rimunika muri metero 20. Ibyo ntibibaho kuko iyo ari nijoro ahubwo niho tubona itara riri kure. Ubu ushobora kuba uhagaze i Nyamirambo wareba za Remera ukaba wabona y'itara ririyo ry'umutuku, ukaba waribona ari nijoro, ariko ku manywa ukaba utaribona. Niyo mpamvu hano ku manywa bavuze ko ushobora kureba muri metero ziruta izo warebaho nijoro. Ntabwo bibaho ku buryo ku manywa wareba itara riri muri metero 100, nijoro ukarireba uko riri muri metero 20. Ibyo ntibibaho. Niyo mpamvu A atariyo, na B uri kubona ko bavuze 150 nijoro muri metero 50, nabyo ntibibaho. Metero 200 ku manywa byagera nijoro ukarebera muri metero 100, nabyo ntibibaho. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ari D. Ikibazo cya karindwi kibabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Ese runo ruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Uritegereza neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira muri 20. Ndakeka ko mujya mugenda muri za kaburimbo biba gifite uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso. Ese urw'ibumoso rudufasha iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero urahitamo icy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A iravuga ngo uruhande rw'ibumoso rudufasha kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B ngo kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. C ngo hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. Naho D ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi rwa ruhande rw'ibumoso ikintu rudufasha ni ukunyuranaho. Mu zindi ndimi z'amahanga babyita kudepasa cyangwa gukatira ibumoso, cyangwa ugiye gukatira ibumoso nawe ugahita ukoresha rura ruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwari mwamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Mbibutsa ko ushobora kuba uri hafi gukora ariko hakaba ari isomo ukeneyeho kuba wabona mbere y'uko ukora. Uhita unyandikira cyangwa ukampamagara kuri 078 935 16 26, nkaba naguteguraho isomo nkahita ndiguhereza kugira ngo nujya gukora ntibizakubere imbogamizi. Rero munyandikiye cyangwa mumpamagare kuri 078 935 16 26, umbwira isomo nagutegurira mu gihe uri kubona mwayano masomo tugenda tubategurira itari ryazamo iyo ushaka, cyangwa niba uri kubona uri hafi ufite umunsi umwe cyangwa 2 uhita unyandikira nkaba naguha n'ibintu byagufasha cyangwa nkanagusobanurira. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? A iravuga ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B ngo kunyuranaho ntibyemewe. C ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. Naho D ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Hano ikintu nagusobanura, inzira y'icyerekezo kimwe ni inzira imeze ute? Aba ari ya nzira iyo maze kuyinjiramo ntabwo wakata ngo usubire inyuma, uba ugomba kuyikomezamo mpaka uyikuvuyemo. Rero niyo uyivuyemo haba hari icyapa kiburira kikubwira ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Ndakeka ko mukunda no kubona bakibajije
kiriya cyapa cyerekana ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Niba utari wareba iyo video y'ibyapa, wayireba kugira ngo nugera ku bibazo by'ibyapa byere kujya bikunanira. Hano ari isoko cy'ukuri nta kindi ni ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukiko bw'abanyamaguru kandi ziri ku muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Iravuga ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, mbega ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri, seka ngo irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri, naho deka nta giso cy'ukuri kirimo. Hano ushobora kwibaza se ingarurarumuri bashatse kuvuga iki? Ndakeka ko ushobora kuba uri kugenda mu muhanda ukabona irangi risize ahantu, ariko waba uri mu ntera runaka urumuri rwakubita ku iryo rangi ukabona risa nkaho ryatse. Rero biba bishatse kuvuga ko iryo rangi rikoze mu buryo bwo kugarura urumuri. Habaho no kutugarura urumuri ku binyabiziga, nabyo nzabateguraho amasomo, ni kubategura n'andi masomo kugira uzayakubonere ku gihe. Rero ukanda subscribe kugira ngo ntibizasabe ko bagusharinga link. Rero kanda subscribe hasi, ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Menye ko abantu muba muri kunkurikira muba muhari. Rero hano ndakeka ko amaze guhitamo isoko cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Isoko cy'ukuri nta kindi ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ese wari amaze guhitamo ese wari amaze kuyandika ku gapapuro? Niba wari wayihisemo ni byiza, niba utari wayihisemo n'ikigaruka ntikizakunanire. Niyo mpamvu dukosora ikizami kiba cyakozwe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari, ese hari iki? Hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe, hakoreshwa uburyo bukurikira. Ni igihe cy'imvura cyangwa wasuye abantu mu cyaro, umuhanda wacitse, uciye imodoka yaho hantu hari ibyondo byinshi. Ese ni ubuhe buryo bwakoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kiva aho hantu? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, inziga zigashyirwaho udushyundu cyangwa inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri, naho D nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, babashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoko cy'ukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ese waramaze kugihitamo? Ese waramaze kucyandika ku gapapuro? Hano isoko cy'ukuri nta kindi cyari B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndakeka ko waramaze kugihitamo. Rero ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri habariwemo volomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha hateganye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ikurikira. Murabizi ikinyabiziga bitewe n'ukuntu gikoze kiba gifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera runaka. Iravuga ngo muri metero 200, ubwo waba uri muri metero 200 cyavuze ihoni ukaryumva. Mbega ngo muri metero 150, seka ngo muri metero 100, naho deka ngo muri metero 50. Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoko cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano isoko cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 100. Ese waramaze guhitamo C? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo ndakeka ko nigaruka itazakunanira. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zatwo cyangwa zayo, ese bigendutse zigaragazwa ku buryo bukurikira. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo itara rimwe cyangwa menshi yera, mbega ngo amatara menshi y'umuhondo, sega ngo amatara menshi asa n'icunga rihishije, naho deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari igihe? Bari kugenda mu nzira nyabagendwa ariko
ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kureba muri metero 200. Bitewe n'iki? Ni igihe cy'ibihu cyangwa ni igihe cy'umucucu, ntabwo ari kureba muri metero 200. Rero hari ukuntu bagomba kugaragazwa mu gihe utwo dutsiko turenga dufite uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo rero cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kubyitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni byo, ndakeka ko amaze kubyitamo. Rero ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13, kirabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubukari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Yahe amabara? Aravuga ngo umweru cyangwa umuhondo imbere, B ngo umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ubwo A ikaba ariyo umweru cyangwa umuhondo imbere ndetse na B ikaba ariyo umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Naho D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, babashatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ndakeka ko amaze kubyitamo. Rero ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora ariko mukavuga ati reka tujye gushimira umuntu watwigishije. Murabizi umuntu yavuye gukora ariko akavuga ati reka njye gushimira umuntu wanyigishije. Hari ababyandika muri komenti, hari abahamagara. Rero byose biradushimisha bigatuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikosowe, isomo rishya byose byabafasha kugira mwumve bino bizami byabajijwe, muzajya muhita muribonera ku gihe. Nkomeje gushima n'abantu baduhamagara bakaba batubwira nk'ibibazo bafite tukabafasha kubikemura. Buriya ukemuye ikibazo umuntu afite nabyo biradushimisha. Mujye muduhamagara mutubaze ibibazo by'amatsiko mwaba mufite ku kizame cyangwa muri kwitegura gukora cyangwa mwenda gukora, mutubwire tubagire inama z'ukuntu mugomba kwitwara kugira ngo nimugerwa muzatsinde ku manota hejuru kandi bitabagoye. Ni kuri 0789935626. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza icyo cyapa. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara ariyo umutuku n'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Rero uritamo icyanya cyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kikaba kiguha uburenganzira bwo gutambuka mbere. B ngo nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C ngo ibyerekezo bibiri by'umuhanda. Naho D ngo birabujijwe kunyuranaho. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kubyitamo. Rero ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D, birabujijwe kunyuranaho. Ese waramaze guhitamo D? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Impamvu bavuze ngo birabujijwe kunyuranaho, murabizi kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso. Ariko uruhande rw'ibumoso urabona ko imodoka iri mu mutuku. Ubwo biri kukubuza kuba wajya mu gihande cy'iki cy'ibumoso. Ariko kuki kwa ziriya modoka uba wanyuranaho, ariko ku amapikipiki yo aba yanyuranaho n'ibindi binyabiziga ariko atari ziriya modoka. Niyo mpamvu hano igisobanuro cy'ukuri ari D, birabujijwe kunyuranaho. Ariko ntabwo ni ku modoka, amapikipiki aba yanyuranaho kuko iriya ni imodoka iri mu kirango. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ubururu ndetse n'akantu kameze nk'agakubo k'umutuku. Ese kino cyapa kikubwira iki iyo kiri imbere yawe? Hari ibisubizo bine baduhaye. Itambi cy'ukuri cyandika ku gapapuro uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo umuvuduko ntarengwa wemewe. B ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga.
se ikavuga ngo guhagarara umwanya munini ndetse n'umwanya muto ntibyemewe, naho de ikavuga ngo birabujijwe kuhinjira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kubyitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Handitse cy'ukuri nta kindi ni C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Ese waramaze guhitamo C? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Ese niba utari wayihisemo n'igaruka izakunanira? Rero hano ikibazo cyose ukosoye nakifuje ko nugerwaho kitazakunanira. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ndakeka ko bino binyabiziga by'ingabo bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntabwo bigenda mu nzira nyabagendwa. Ndakeka ko ntabwo mujya mubibona. Ubona imodoka ziriya modoka zikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ziri kugenda mu nzira nyabagendwa mu mihanda isanzwe, ntabwo bikunda kubaho. Rero niyo bibayeho baba bafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya none rutangwa na bande mwa bano bakurikira? A iravuga ngo polisi y'igihugu, B ikavuga ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, C ikavuga ngo minisitiri w'ingabo, naho D ikavuga ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Handitse cy'ukuri nta kindi ni B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ese waramaze guhitamo B? Rero ni wowe wemerewe tanga rura ruhushya rwemerera biriya binyabiziga bishobora gutera cyangwa mu kwitabara biba bifite ibyuma ntamenwa za antibare. Bene byo biba byemerewe kujya mu muhanda. Iyo byemerewe kujya mu muhanda biba bifite uruhushya rwanditswe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi yabona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Kubuhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aha iravuga ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi. B ikavuga ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa ry'umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko mumaze kubimenya. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A bari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cya nyacyo, B ikaba atari igisubizo cya nyacyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kucyitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo nishuri igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma iyo nimero isomerwa nibura mu ntera ikurikira. Murabizi kiriya cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga mu zindi ndimi z'amahanga bajya bavuga ngo ni plaque. Ndakeka ko ntabwo ari ubwa mbere wumvishe ngo plaque y'ikinyabiziga. Rero rya tara ese ribonesha kiriya cyapa riba rigomba kukibonesha ku buryo kibonerwa mu ntera ingana iki mwa zino ntera baduhaye. Uritegereza neza uhitemo iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota ibuze kugira kuri 20 mwa kino kizami cyakozwe. Birashoboka ko nshobora kuba ndi gukosora ukumva ngiye guhita mvuga igisubizo cy'ukuri wenda utari wamara kugihitamo. Ubu ushobora kuhagaritse video ukamanza ugasubiza ukabona gukomeza kugira ngo urebe neza ko amanota uragira kuri 20 ariko ariyo wari kugira mwa kino kizami cyakozwe. Aha iravuga ngo metero 150, B ikavuga ngo metero 50, C ikavuga ngo metero 20, naho D ikavuga ngo metero 110. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni C.
kiba kigomba kumurika kiriya cyapa kigaragaza nimero y'ikinyabiziga ku buryo cyabonerwa muri metero 20. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi kigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Iravuga ngo umweru n'umukara, mbega ngo umweru n'umuhondo, sega ngo ubuso bw'umweru gusa, naho D nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano ni igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Habaye impanuka mu muhanda, ikimodoka kigwa mu nzira nyabagendwa gifunga umuhanda biba ngombwa ko bawuyobya, cyangwa hari imirimo iri gukorwa mu muhanda. Ese bigaragazwa n'icyapa? Ndakeka ko byo mubizi. Ese kiba gifite amabara asate? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, umweru n'umukara? Ese igisubizo cy'ukuri ni B, umweru n'umuhondo? Ese igisubizo cy'ukuri ni C, ubuso bw'umweru gusa? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo ni hehe feri ituma imodoka ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? Iravuga ngo feri y'urugendo, mbega ngo feri yo gutabara, se ngo feri yo guhagarara umwanya munini, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahantu hacuramye cyane cyangwa haterera? Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni feri y'urugendo. Birumvikana imodoka iri kugenda. Nawe ujye ugitegereza kwiyumvisha ikibazo bakubajije. Ni iyihe feri ituma imodoka igenda? Birumvikana imodoka iri kugenda buhoro cyangwa ishobora guhagarara. Ishobora kuba iri kugenda, ishobora no kuba yahagarara, igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose. Umva urikoreye ariko iri no kugenda, yaba igeze ahantu hacuramye cyangwa haterera. Yari iri kugenda ikagera ahantu hacuramye cyangwa iri gutera, rero ni feri y'urugendo. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro, ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Niba uri hafi gukora, jya ureba kino kizame cyose cyakozwe, ibibazo biri gukunda kugarukamo, noneho urebe na biriya bintu ndi kuba napostinze nabyo aba ari ikibazo cyakunzwe kubaza. Ibindi byo ni gusa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ngo ikizame gishya kizeho, kugira ngo isomo rishya kizeho ujye uhita uribonera ku gihe. Ibindi byo ni gusa kuko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0788931323 tugufashe kubona kode, tugufashe kukwigisha mu gihe gitoya. Ibindi byo ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha kandi mugire ibihe byiza. Itsinzi turi gushaka ndakeka ko tuzageraho kandi itatugoye. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandike muri comment. Niba uri hafi gukora ukabona utari kukibona vuba, unyandikiye cyangwa umpamagare kuri 0788931323 mbigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.